amahoro. Natwe nka polisi y'u Rwanda twaragerageje rwose gushakisha. Nanjye nifuzaga ko washaka umugabo nyine ufite amafaranga ku buryo mbese yadukura muri ubu bukene. Ahubwo 10 aferi yabirangiye. Nta makuru ku byaba byarababaye. Ubu nta numwe baba barafashwe. Okay, sawa natwe turi tiyari twiteguye. Umunsi ukora ubukwe byarambabaje. Nuko se muko mbwira ukuntu usigaye ufatanya abagabo babiri. Akosheri wowe wagira ngo dukomeze tube muri buriya buzima wari ubayemo bw'ikimotari. Ngo twese niki kikugenza namahoro muri iki gisaka. Ese Nikora ni wowe? Nchikwe mbega umutoma. Fiyo wiriwe neza. Wiriwe uteze. Shawe ko nakubuze wagiye he? Gusa umugabo wawe nabimenya we. Sawa ntacyo. Nanjye reka ndeba aho mba mfasha agafanta ariko tebuke sha ntuze gutinda. Sawa nta kibazo mama Imana ikurinde. Sawa. Cyasinziriye. Ega no umuntu aba yaguye agacuho. Ubaye bagaritse nyine imisatsi. Nawe sheri biriya wambwiraga rero sheri abizi kiriya kigabo nagiranye kurikiranya amafaranga n'igishoro cyo kugira ngo nzabane nawe witwa umukiro utakitwa umumotari. Nase sheri bikoresha irihe banga kugira ngo udatwita. Ariko be nawe wagiye ureka iyo maze kumuha mpita mfata imiti ituma ntatwara inda. Ariko sheri wowe iyo nguhaye ntabwo nabikora nta mitima. Kuri wowe sinayifata. Sheri ndabizi urankunda kandi cyane. None uru rugamba sinzi ko nzarutsinda be. Sheri ibyo bindekere.
ntabwo uzi ko ndi mapanzi se aho pereka ko ntera amatsiko mbwira akantu wenda gakumbira. Sheri nta kindi rero nendaga kukubwira. Muri ino minsi baranyandikiye kamera zo mu muhanda zanyandikiye inshuro nyinshi cyane, banciye amafaranga agera mu 320 kandi nayo mfite. Ayo mafaranga kari menshi Sheri nuko rero bimeze, bambwiye yuko nibirenga iminsi 3 bazankiriraho n'amande. Sheri urabizi ntabwo ndagira access ku mafaranga y'uriya mugabo, ariko ukurikije n'uko urugo rwacu rumeze ntabwo yakabuze. Sheri urakomeza ungeragereze pe. Ariko Sheri nungutse akandi gatekerezo kandi kadufasha katuma tuyabona. Wow, Sheri ni iki ngukundira? Ahubwo reka tugagura uno munsi Sheri. Niko se muko mbwira ukuntu usigaye ufatanya abagabo babiri. Ako maho wagiye umbabarira. Otumye ni cyangwa kinkora maho. Ben ndamukunda kandi sineze kumuhemukira na gato. Erega fiyo ubundi kuba umukunda ndabyumva uramukunda pe. Ariko na Rugaba aragukunda kandi ni umugabo mwiza kandi witonda. Umba mubwire maho uri muntu mfite icyo ngenda mukundira. Ubwo se bakundira iki? Ben mukundira ko ari umusore mwiza kandi w'ibogari. Rugaba nawe mfite icyo mukundira, amafaranga. Amafaranga? Hari kumeze nka mama koko. None se fiyo ikintu kimwe buriya urukundo nirwo rw'ingenzi, amafaranga ntago yubaka, ubaka urukundo.
icy'ingenzi se si uko mama nshyigikiye hari ikibazo. Ariko maho wari uzi ko muri ubu buzima amafaranga ariyo y'ingenzi? ntacyo narenzaho, gusa icyo nzi ni kimwe, urukundo ni rwo rwa mbere, ariko amafaranga arashira. Wari uzi ko udafite amafaranga ntacyo utakora, nta kintu wakora, ntacyo wageraho. Nzakomeza nyaryeho gake gake, ngerageze nshake ikintu cyadushwanisha.